Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, yaraturinze namwe irabarinda, ikomeje kubana natwe, yarinze itorero, yarinze igihugu cyacu, yarinze abera bose. Imana yarakoze. Imana data nihabwa icyubahiro. Rero reka dutangire dusenga kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, iki Imana yadushyize ku mutima. Urakoze Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, uri data wa twese. Tugushimiye umunsi waturemeye kugira ngo tunezerwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimye ko wabanye natwe, tugushimiye ijambo ryawe duhaye, turarisengeye rigere ku mitima ya buri muntu wese urikeneye. Buri muntu wese ukeneye kumva ijambo ryawe, reka ritanga impinduka ku mutima we, ritanga impinduka ku mubiri we. Mana buri muntu wese akubone, buri muntu wese abone neza yawe. Imbabazi z'Imana ishobora byose ziboneke. Turahagarika abarozi n'abagome, imbaraga z'abakonikoni bikorera mu kirere no ku butaka, bahagaze zose zakumira ijambo ry'Imana zigatuma abantu batumva icyo bashakaho, turazikumiriye. Amaraso ya Kristo niyeza ikirere, uburinzi bwawe butubeho, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro. Reka dusabe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, ni ibice bya 20. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Mugisha Manase, tuguhaye ikaze. Murakoze. Imana igerageza Aburahamu imutegeka kwitambira Isaka. Imana igerageza Aburahamu imutegeka kwitambira Isaka. Hanyuma y'ibyo ngibyo Imana igerageza Aburahamu. Imana igerageza Aburahamu. Iramuhamagara iti Aburahamu. Aritaba ati karame. Iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka ujye mu gihugu cy'Imoriya umutambireyo ku musozi ndibukubwire abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we. Yasa inkwi yo kotsa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati musigarane hano indogobe, nge n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kotsa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama ari hehe w'igitambo cyotswa. Aburahamu aramusubiza ati asubiza Isaka ati mwana wanjye Imana iri bwibonere
umwana w'intama w'igitambo cyotswa. mwana wanjye, Imana iri bwironkere, iri bwibonere umwana w'igitambo cyotswa. nuko bombi barajyana. Imana itugirire neza. Amen. Dusomye amagambo menshi ariko meza. Izi ni inkuru za Aburahamu. Bibiliya yatubwiye ngo Imana igerageza Aburahamu imutegeka kwitambira Isaka. Umva mu by'ukuri harimo kugeragezwa. Ariko narinje kukubwira ngo iby'Imana bifite aho biva. Ibintu by'Imana, icy'Imana duhereye ubuntu n'agakiza. Ariko ibindi turabikorera. Iyo ukoreye Imana iguha ingororano, iguha umugisha, ikugirira neza, irakwibuka, irakuzirikana. Iyo ubanye nayo, iyo ukijijwe neza. Rero wakwibaza ngo ni iki twakora kugira ngo Imana itwishimire? Ni iki twakora kugira ngo tube inshuti y'Imana? Ese koko Isaka ninde? Isaka ni iki? Isaka ni ikintu cyose uzabona nk'agaciro imbere yawe, uzaba ukunze, uzaba ufite. Isaka wawe ushobora kuva mu byaha, ukareka ingeso mbi, ukareka ubusambanyi, ukareka ubujura, ukareka ubwicanyi, ukareka ikintu cyose kibi, ubutanze Isaka. Ubukoze ku mutima w'Imana, ukareka gusebanya, ukareka kuroga, ukareka kuvuga nabi abandi, ukareka inzangano zo mu mutima, ubutanze Isaka, kandi ukabireka ku bwa Kristo. Atari uko byakuguye nabi, ahubwo ukabireka ku bwa Kristo. Ubutanze Isaka. Aburahamu, Imana ikimara kumubwira ngo fata umwana wawe ukunda w'ikinege Isaka, ujye ku musozi ndi bukwereke, untambire y'igitambo. Yarageragejwe, yaramukundaga, yaramubyara muri zabukuru, ariko kubera urukundo rwo gukunda Imana, nta muntu Aburahamu yagishije inama, nta n'uwari kumwemera gukora ibyo. Ubundi gukorera Imana, gukunda Imana, gukizwa, kuyumvira no kwiyemeza. Kabuti ndakijijwe, ndekuye urugo si urwanjye, narutwaye nyirarwo, ndekuye aka kazi, ntabwo nahora ntanga ruswa kugira ngo nkore, ndekuye ruswa, ngiye kurya umushahara mbona urahagije niwe Imana yangeneye kubera Kristo. Pawulo yaravuze ngo byarindamo, byahindutse igihombo ku bwa Kristo. Hari ikintu ukora Imana ikishima, hari ikintu ukora Imana ikanezerwa, hari ikintu ukora Imana ikakwirata, ukaba ikirato cy'Imana. Imana itugirire neza. Aburahamu arazinduka ngo kare, ntiyabwira umudamu we Sara, ntiyabwira se wabo, ntiyabwira bene nyina, ntiyagira umuntu avugana nawe. Arazinduka akora iby'Imana imubwiye, ajya ahantu Imana yavuze. Tugeze mu gihe umuntu abana n'Imana ku buryo yigisha inama, ku buryo yibaza ngo Mana mpaguruke nkore, mpaguruke ngende, mpaguruke nkore iki? Tugeze mu gihe cyo kusabana n'Imana, kugeza igihe Imana izakwishimira, kugeza igihe Imana ikwirata. Tugeze mu gihe cyo gushaka Imana, tukareka ibyaha, tugatanga. Pawulo abwira Abaroma mu bice 12, yaravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, nimutange imibiri yanyu, ibitambo. Kuki atavuze abana? Kuki atavuze ngo mutange abana banyu, mutange amafaranga, nimutange inzu? Oya, yabwiye ngo mutange imibiri yanyu, ibitambo bizima bishimwa n'Imana. Ngo niko kwikorera kwanyu kwiza. Imana itugirire neza. Iki ni igihe cyo gutamba imibiri yacu,
Aburahamu igihe cye yatambye Isaka, ariko ntabwo ni ukubera urukundo ntiyari kumutanga, ntabwo ni ukubera urukundo yakundaga Imana, ntabwo yari kubikora, yabikoze kubw'urukundo, yabikoze kubw'urukundo ko yakundaga Imana. Arahaguruka atanga Isaka, arahaguruka akora icyo gikorwa. Rero natwe iki ni igihe cyo gutamba ibitambo. Pawulo aravuga ngo nimutange, ndabinginze bakristo bene data, nimutange imibiri yanyu. Ibi bitambo biracyatambwa uyu munsi, haracyatanga ibitambo. Nubwo Kristo ari we gitambo kizima, ariko turacyatanga ibitambo ku mibiri yacu, tukarekura ibyarindamo byatunezezaga. Hakuzi kurya ruswa, uzi kugira amafaranga ukura ku ruhande ukazajya kubona umushahara utarawukozeho, biraryoshye. Uzi kugira umugabo uguhahira, hakagira n'undi mu bana yahaha atahaha, haba biryoheye. Ariko kubwo gushaka Kristo, kubwo gushaka Imana, kubwo kubana n'Imana, ukabirekura, ukabireka, ukarekura urwo rugo. Nubwo ubona kado, nubwo ukorerwa anniversaire, nubwo uhabwa kado z'imodoka, nubwo uhabwa kado y'umwenda mwiza, ukabirekura ku bwa Kristo, ukabihomba. Imana irashaka utanga igitambo. Ndabinginga bene data, kubw'imbabazi z'Imana, nimutange imibiri yanyu, ibi bitambo bizima bishimwa. Nimutange imibiri yanyu, nimutange imbaraga zanyu mu murimo w'Imana, nimutange ibyo mutunze, muyubakire. Nawe uzasoma ijambo Imana igirana ikiganiro, Dawidi agirana ikiganiro na Salomo, avuga ati mwana wanjye, jye muri jye nibwiraga yuko nzubakira Imana, ntekereje ko Imana ari Imana, narabiteganyije, nteganya kuzubakira Imana n'inzu yo kuyubakira, narabiteganyije. Ariko Imana irambwira ngo amaboko yawe yabonye amaraso menshi, imbwira ko ari wowe uzayubakira. Aravuga ngo mwana wanjye uzubaha Imana ya so. Nukuvuga ngo ni umurage mwiza yari amusigiye, kubaha Imana, gukorera Imana, gukizwa, kugendana n'Imana, kuyubaha. Mukristo mwene data, Imana iri kugushaka, ikeneye kutamba igitambo kizima. Iki gihe Aburahamu yazindutse ajyana umwana we, umwana yarabonye muri zabukuru, umwana yarageze mu gihe gishimishije, aramuhagurukana amujyana ku musozi Imana yari yamubwiye ko izamwereka. Umwana amubwira amagambo akomeye yo kumwibutsa yuko yakaba yashaka igitambo. Ariko avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Imana iri bwirongera igitambo, Imana iri bwishakira igitambo. Aburahamu akora icyo Imana yamubwiye. Imana yaje kwishakira igitambo. Mureke duhamye Imana ko ishoboye byose, irabishoboye. Hamya Imana ko izakubakira, izakubakira. Hamya Imana ko izaguha urubyaro, izaruguha. Hamya Imana ko utanga amahoro, izayaguha. Hamya. Aburahamu yarahamije, aravuga mwana wanjye, Imana iri bwirongera igitambo, Imana yirongera igitambo. Hamya Imana izigaragaza mu byawe, izirongera igitambo. Wowe yihamirize gusa, uvuge ko ari Imana ishobora byose. Data tugire neza. Reka dusome umurongo wa 15. Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Kubera icyo yamuhaye umugisha ukomeye? Kubera ko yari yakoze ikintu gikomeye. Yakoze ikintu gikomeye. Bivuga ngo Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Kubera ko yakoze ibintu bikomeye, yarakoze ibintu bidasanzwe. Umuntu akubwira abantu ngo Imana ni magirirane. Yarakoze ibintu bidasanzwe. Imana bifite aho biva. Yamusezeranyije ngo isogokuru w'amahanga, yajyaga agira umubabaro n'agahinda akavuga ngo nta mwana. Bana bavuga ngo mu rubyaro rwawe, muri kirigi rwawe harimo abana. Akavuga ngo reba, akareba ngo urarama, yareba akabona inyenyeri, akavuga ngo ni ku rubyaro rwawe ruzangana.
kubera iki yarikoze ibintu bikomeye. Iyo dukoze ibintu bikomeye Imana idukorera ibikomeye Imana bifite aho biva. Rero biratubwiye ngo Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Murongo wa 15 maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru. Maze marayika w'Uwiteka arongera Imana yongera ikugirire neza. Imana yongera iyo wubaha Imana irongera igakora, irongera ikavugana nawe. Iyo uri mu ruhande rwayo, iyo uvuga neza, iyo ukora ibikorwa irongera ikakugirira neza, irongera ikakwitaho, irongera ikaguha amasezerano. Nuko ukajya wibaza ngo ni Imana isezeranya gusa kuko urayikunda, wayibereye inkoramutima. Biravuga ngo maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru. Aramubwira ati ndirahiriye niko Uwiteka avuga ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo kandi mu rubyaro rwawe niho mu mahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha kuko wanyumviye. Imana itugirire neza. Amen. Imana imuha umugisha ndetse ngo ukomeye, imuha amasezerano, ivugana nawe, iramubwira ngo no kuguha umugisha Aburahamu nzawuguha, mu rubyaro rwawe ruzororoka, ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Imana itugirire neza. Kubera iki? Yarakoze ibintu bidasanzwe, yaremejeje umutima w'Imana. Imana yari yishimye. Imana itugirire neza. Data wa twese ahabwa icyubahiro. Ndashaka yuko uyu munsi utangira ugatekereza niki nakora ngo nezeze umutima w'Imana, niki nakora ngo mbe hafi y'Imana. Ese niki nakora? Hari ijambo Paulo yavuze aravuga ngo ntimukifate nk'abiki, ntimukishushanye n'abiki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose, mudahinduwe n'amadini musengeramo, mudahinduwe n'akazi mukora, mudahinduwe n'ibigare mugendera, ahubwo muhinduke rwose, muhinduwe n'umwuka wera. Kuko umuntu ashobora guhinduka, agahinduka kubwa groupe agendamo, agahindurwa kubwa abantu bakorana, agahinduka kubera hasengera, agahinduka kubera abamuyobora mu idini runaka cyangwa itorero. Ariko ngo muhinduke mwishushanye n'abiki gihe, muhinduke rwose, mugire imitima mishya yayindi ari muri Kristo Yesu. Muhinduke rwose, ntuhindurwe n'akazi, ntuhindurwe n'amafaranga ubonye, ntuhindurwe n'ubuzima uhagazemo uyu munsi, bwaba bubi bwaba bwiza, ahubwo uhindurwe n'umwuka wera. Ngo niko gukorera Imana kwiza kandi gutunganye. Imana itugirire neza. Ndashaka gusengera. Niki wakora? Tangira utekereze ikintu wakora kugira ngo ube hafi y'Imana. Se byanshobokera ubu nanjye nabe inshuti y'Imana, nanjye yanganiriza, nanjye yansura, nanjye avugana nanjye, byashoboka. Nasenga Imana ikanyumva, byashoboka. Icyo usabwa ni iki? No gutanga igitambo, umubiri wawe no guhinduka rwose, no guhindurwa n'umwuka wera, no guhamagara Imana ikaguhindura, no gusabana n'Imana, no kuyiba hafi, no kuba mu murimo wayo, no kuyikunda. Reka musengera Imana. Urakoze Mana, iri ni ijambo ryawe, sengera ubwoko bwawe. Uyu munsi ntabwo ari igihe cy'Aburahamu, ahubwo ni igihe cyacu twebwe Abanyarwanda, twebwe Abakristo se, twebwe abakumenye,
twebwe abantu waremye mu ishusho yawe ni igihe cyo guhinduka tugahindurwa n'umwuka wera, imbaraga z'Imana zikatubamo, tukakwegera, tugatanga igitambo ari we mibiri yacu, tukareka ibyaha, tukareka ingeso mbi, mibiri yacu ikagukorera, ikaba ibitambo bizima bishimwa n'Imana. Urakoze. Dusengera ubwoko bwawe, abari kure, abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu hagati, abafite inyota n'inzara byo kukumenya, abatarakumenya bakeneye kukumenya, buri muntu wese umuramburira ikiganza. Abarwayi, abafite ibibazo, abashowe, bari mu ntambara zitandukanye z'uburwayi, insangano z'imiryango, impagarara z'abadayimoni, abo bose barambura ikiganza. Nta muntu wigeze kwambaza ngo umuninire, buri muntu wese nagutakira umwumve kandi umugirire neza, ni mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Gira neza itorero, gira neza igihugu cyacu, gira neza abera bose, gira neza baguhamagaye bakwiringiye. Imbabazi zawe zokomeze zikore imirimo n'ibitangaza. Abarwayi bakire, abarushye baruhuke, batarakizwa bakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibagirire neza. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Telefone ni 078 50 98 94. Imana y'amahoro ibishimire. Philadelphia, Imana irakira.